mu kongererwa kwizera harimo no gukunda itorero ubikuye ku mutima. Kubera iki si ryakugiriye akamaro? Haleluya. Ryakugiriye akamaro, rirakurinda, rikomeza kukwemeza. None usazanye n'umukecuru, inkumi zihari. Imana ni nziza. Ne bande bagabo bari gushima Imana mbese. Namwe muri kuyishima. Burya mu bushakashatsi bwaje burerekana ko abakobwa cyangwa se n'abakobwa bakunda kumufuka ifaranga. Abagabo rero uretse ijuru ribafata. Ibigeragezo by'abagabo bitareba abagore ni cyambere ngo umugabo wagize ifaranga ntazane umugore azaja mu ijuru. Ibi bivuze murabyumvise. Ugasaba icyayi. Ubu dufite abakobwa bazi kwenena ku bahungu ngo ndikumva ntekereje icyayi nta na mitiyu. Umukobwa kumufuka urahereza amaferi yose yo gutuma atakwemera ubu yaciye. Yesu ashimwe. Kandi ubushakashatsi bukerekana ko abagabo bazatunga amafaranga kandi murayafite. Yesu ashimwe. Kuko bareze ngo aha amafaranga yageze n'umugore aba yahakandagiye. Kubera iki si we ni umunyambaraga nkeya. Nura mukobwa buri afatanya nura mugabo mu maboko. Weho na wakubita ndi hasi ninde? Wamukubita hasi? Kamutari kunsubiza yi. Nesi nubwo turi gusazamwa. Weho na madamu wakubita ndi hasi ninde? Ntago washiramo n'umutego gucauka. Ibi nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Uwo mubwiriza uru ruhande rwawe mwiyame. Uwo mubwiriza mwiyame. Izo nkuru zari mazireke. Ku mbaraga zisanzwe z'umubiri nta mugore wapfa gukubita umugabo. Ariko icyo abagore badukubitisha mbabwire mbamenyesha iki, umugore ushobora kubukarisha ufite imbaraga cyane uzi no kwikorera bakarya ariko yakuriranye akareti ndi kumva uri gutinda yo sinzi ibyo urimo cyangwa se uyu muntu uri hano simushaka hano. Ntabwo yaharara. Kandi nkunze kubwira abagabo buri umugore wateruye umushinga wo kurira icumweru ari kureba ihene akabona urayigurisha. Ninde wamara gatatu atayigurishije? Siko mutari kunsubiza ye. Wamara gatatu utayigurishije? Ntago muri kumva. Nari ndabagenza nte